nk'umudugudu wose asogongera gapo yakumva hajemo musaka ajya mu rugo yasogongeye gusogongera kabisa mise mbyumva gusogongera none Petero yaraza aravuga ngo niba warasogongeye wamara kunyunyuza ukumva Yesu agira neza ngaho rero mwegere ab'inshuti yawe niba warasogongeye nje rero namaze gusogongera usanga ni sawa numva ahantu hose nagiye nsogongera ntabwo biryoshye nko Kristo nanone kandi ndabasohoje inshuti mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi mbahaye ikaze kuri episode yindi kandi ladies and gentlemen uyu ni umunsi udasanzwe uri uyu mugoroba tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza ikiganiro kigaruka ku mateka y'ubuzima bwacu amateka yaranze urugendo rwacu mu kubana na Yesu wacu mu kubana n'abakristo muri rusange. Ese tubayeho dute muri iki gihe bwije aho umuntu atabasha gukora? Ese tubayeho dute muri iki gihe unyarukira ahantu ugasanga ntabwo byemewe kuhasengera kandi ariho twari tumenyereye guteranira? Tubanye dute na Yesu? Nibyo tugiye kumva mu kanya rero. Twebwe Yesu aracyatubaye hafi, Imana yacu iracyaturinze. Nawe aho uherereye ndifuza kandi ndizera ko ari uko biri, ariko uyu munsi wa none tugiye kongera kwibukiranya amagambo meza y'Imana, tugiye kongera gusubizanyamo intege, tugiye kongera kuganira ku magambo meza y'Imana. Ngiye uri kuri mikoro ndi Daniel nkuko bisanzwe, ngiye kubana na mugenzi wanjye araza kubibwira, gusa na Apostle. Iryo ni izina ridasanzwe, izina ry'umugisha, izina badatoragura my friend, ni izina uhabwa kubwo kwitwara neza mu Kristo ufite. Bagore namwe bagabo, nshuti bavandimwe mudahwema gukurikira Beza Media, reka tudatinze dutangiye ikiganiro cyacu. Apostle, welcome. Murakoze cyane Daniel. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Emmanuel, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Muri iki gihe tugezemo kigoye, aho insengero hirya no hino mu Rwanda zifunze, aho kuvuga Imana bitakigezweho mu mitima y'abantu, aho abantu bahaze kuvuga Imana, aho mbese gusenga bitakigezweho mu mitima y'abantu, twafashe icyemezo twumva twajya tubivuga tubicishije online kugira ngo abantu batabasha kugera mu nsengero, aho insengero zifunze tubashe gusangira ijambo ry'Imana kandi bakomerezwe muri Kristo. Turabashimiye rero abakurikira iyi channel yacu, turifuza ko tuganira amagambo y'Imana dukura muri Bibiliya. Ntabwo tujya kure ya Bibiliya, ahubwo tuyakura muri Bibiliya nk'ijambo ry'Imana Imana yatwandikiye. Bibiliya mu mateka yayo ubundi ni nka kataloge y'umuntu, nk'uko umuzungu akora telefoni akayandikaho akavuga ati reka nyikorere na kataloge, uzayigura ajye yiga uburyo ki iyo telefoni ikoreshwa. Niko Imana nayo yaremye umuntu, irangije imwandikira Bibiliya kugira ngo abashe kujya kurikiza kataloge ye, mbese abashe kwiga uko ubuzima bugenda. Ubuzima bwose rero tubamo mu isi buba muri Bibiliya. Uri umuhinzi ushaka guhinga neza wasoma Bibiliya, uri umushakashatsi ushaka gushakashaka neza wasoma Bibiliya. Bibiliya ni igitabo kigari kandi cyuzuyemo amagambo y'ubwenge kuko cyahumetswe n'Imana. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko yateguye abakozi bayo kugira ngo bategure ibi bintu by'ikoranabuhanga. Nabwo nubundi guhishurirwa twagize. Imana ihumugisha Daniel watekereje ako kantu. Imana iduhana umugisha. Rero yego ijambo, ngewe nishimiye kuba unyakiriye mu rugo rw'iwawe. Yego ni umugisha byonyine kuba wakemerera umuntu uri kugusaba ko mwaganira ku magambo y'Imana ukabyemera, nayo Imana iguha umugisha. Nyemerera mu kwanzika ikiganiro cyacu tubanze dusenga Imana. Dusenga Imana kugira ngo ibane natwe
ntaba ari twe ahubwo tuyibere igikoresho cyo kunyuzamo ibyayo. yego. Reka dusenge dutangize amagambo y'Imana. Bibiliya iravuga ngo ubundi ikintu cyose twakwiye gukora tukwiye kubanza kugasenga kuko mbere na mbere habayeho jambo. Niyo mpamvu ibintu byose dukwiriye gukora mu isi dukwiriye gutangiza jambo uwo wabayeho mbere. Murakoze cyane Mana data wa twese uri mu ijuru ryera, turagushimiye twebwe abo mu isi wagiriye neza ukaturinda ukatwimana. Izina ryawe nirihimbazwe. Ntabwo wigeze wemerera satani katugenza uko ashaka, ahubwo watwimanye, watubundikiriye, watubambiye amahema, watubereye ubwihisho. Gushimiye twemerere wakira aya mashimwe avuye ku ndiba y'imitima yacu. Mubyeyi wacu mwiza, duciye bugufi kugira ngo tweze dutunganye, weze cyane aho watubonye ukatugaya ntutwishimire. Turakwinginze kugira ngo tugirire ubuntu ibiganiro tugiye gutambutsa hano biherekezwe n'umwuka wawe wera. Abazabyumva ntibizace mu gutwi ngo bitangukire mu kundi, ahubwo bizubaka inkingi z'imitima yabo. Mana data wa twese uri mu ijuru, dukumiriye ikibi cyose cyatuma aya magambo atamamara, cyatuma izina ryawe ritamamara, cyatuma abagaragu bawe batagirirwaho umugisha. Turakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe butugote, urukundo rwawe rutugote, umwuka wawe wera tugote. Tubisenze tukwizeye mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, amen. Urakoze cyane Apostle. Dutangira ikiganiro cyacu, njyewe mfite amatsiko menshi adasanzwe. Muzi na mbere hose utari waba umugabo, muzi imbere ukiri muri ghetto, ariko aho abandi basayaga wowe ugakomeza uri umusore uhamya Imana, ushima Imana. Twagera ku rusengero korari nkayigusangamo, nkakomeza kubona uri umuntu ufite ubuhamya. Wowe bishoboraga gute kugira ngo ukomeze aho abasore batsikira wowe ariho ugandukira, ahubwo uvuga uti njyewe n'Imana yanjye ni mpaka? Dusangize urugendo rwawe mu gakiza kugeza uyu munsi uri Apostle ryaje rite, tunyurimo muri make tuganire ku magambo y'Imana. Umuntu uri kutwumva ukubonye ari ubwa mbere cyangwa usanzwe kuzi, hari umuntu ukubona aka kanya uri byiringiro ukijijwe ariko ntabwo azi, wagira ngo waravutse ungana gutyo tujya mu gakiza. Bwo byatangiye gute, byaje gute kugeza uyu munsi wa none uri umuntu ushobora guhamya Imana ukavuga uti njyewe n'Imana yanjye? Tumirimo muri make. Murakoze cyane. Ikintu ginshoboza kuba ngejeje aya masaha nkiri mu gakiza, nuko nakunze gusenga, nkakunda kugendera mu nzira y'agakiza. Yobu yaranditse aravuga ngo kubaha Uwiteka, aravuga ngo nibwo bwenge, aravuga kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wagize ubushobozi bwo kuva mu byaha uba wajijutse, kuko iyo ukiri mu byaha Bibiliya ivuga ko uba ukiri mu mwijima. Iyo nakiriye agakiza maze kubona ko aho narindi hari mu mwijima, aho ngeze hari umucyo, ndavuga nti none ngiye guharanira kutazongera kwikura mu mucyo ngo nsubire mu mwijima. Ubifashwamo n'Imana ndetse n'umwuka wera, kuko uko ugenda urekura ingeso za kamere wakoraga, hari ingeso za kamere umuntu aba afite, iyo ugikururana nazo ntabwo uba umwana w'Imana. Ariko iyo urekuye ingeso za kamere, Bibiliya izita ingeso za kamere kubera ko zikorana na kamere. Iyo urekuye ibintu byo kugendera mu kigare, kunywa inzoga, gusinda, gusambana, mbese ukarekura ibyo bigeso byose, kwangana, ugakurikiza uko ijambo ry'Imana ritwereka ko umukristo akwiriye kubaho, nibyo bituma n'iyo bigeze mu kaga ukomeza gukomera. Uko gukomera rero Daniel we yanditse aravuga ngo abazi Imana yabo, aravuga ngo bazakomera. Aravuga ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Iyo umaze gushinga mu gakiza, noneho umuririmbyi yaravuze ngo misemo guhoranyizwa, kubera ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo wavuga ngo narakijwe ingera ku gasongero, ahubwo uhitamo guhora ukizwa, ugahora ukizwa buri munsi, guhora. Ntuvuge ngo narakuze, ahubwo ugahora ukizwa. Aho watanye ukagaruka, ugaca bugufi, ukinginga Imana ikakweza, ugahora ukizwa. Naho ugiye kuvuga ngo nageze mu gakiza ndadamarara, ibihe biraza bigahinduka.
uretse iki gihe cyaje cyo gufunga insengero, ariko mbere yaho hari habanjijwe n'ikindi cya COVID-19 nacyo gifunga insengero kibuza abantu gusenga. Hariya rero hakora umuntu wa wundi bavuga ngo wamenye Imana. Ni handi Daniel yageze aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera no muri cyagihe. None bamara gukomera bakora ibintu by'ubutwari. Bivuze ntabwo bakora iby'ubutwari utarakomera. Noneho wanditse Bibiliya waravuga ngo icyakora tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Urumva iyo utaratunga umwuka wera ntabwo utunga imbaraga. Yego rata, niyo mpamvu gukizwa bigorana ku muntu udafite umwuka wera. Niyo udafite umwuka wera ntabwo wabyishoboza, kuko uba umeze nk'umwana utarakandagira ngo ahame, uba ugihagurukira ku bintu, ntabwo uba ufite imbaraga nyine. None uyu mwuka wera akujemo urahagarara, none ukagendera ku maguru yawe. Iyo udafite umwuka wera mu nzira y'agakiza uragwa. Bibiliya iravuga ngo icyakora tuzahabwa imbaraga, wa mwuka wera nagira gute natumanukira akatwuzura. Icy'ingenzi ni ukumanikirwa n'umwuka wera. None uyu mwuka wera yakugezemo uca ingeso za kamere. Iyo utandukanye n'ingeso za kamere uba uri umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru. Iyo ugiye umukristo ufite urugendo rujya mu ijuru ntabwo ukururana na kamere. Niyo mpamvu Yesu yaje agakuraho amategeko. Yaravuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyakomeza. Ahubwo iyo ugeze ku musaraba akururutsa ingeso za kamere, akagururutsa gutwarwa n'amategeko, akaguha umwuka wera. Umwuka wera akakuyobora. Ibyo rero bikagufasha gukomera muri Kristo, ukaba wabasha gukura abandi. Mbonyi umuhanzi bita Mbonyi Cyambu yaravuze ngo njye nitwa Mbonyi Cyambu, ndi icyambu abantu bambukiraho, mbese bava mu mwijima bajya mu mucyo. Natwe rero turakwiriye ko dukura ku buryo abantu bakwambukiraho, ukagira abantu uzana kuri Kristo. Kuko umuririmbyi araririmbye aravuga ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, kandi ntabwo nzahagararaho ndi njyenyine, nzabanza nyiminyago ndindangiza nyimurikire Yesu. Rero ikintu cyagiye kinshoboza kugumeza nkatitiriza, nagiye nirinda ibintu by'ibigare by'abana twakuranye, ahubwo njyewe nkakurikira ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana rivuga ati ntukangane, kuko nanjye sinangane. Niba rivuga ati ntukibe, kwibuka bireka. Niba rikubwira ngo ntugasambane, wibirengaho. Izo ngeso zose ko zigenda zicika zitandukana nawe, ugenda uhishurirwa ijuru. Ibanga ni irihe Paposo? Ibanga nyine mongaho hatsindagire, kuko hari abasore bari mu gakiza ariko bivangavanga, cyangwa inkumi n'abantu muri rusange. Ibanga riri aho ngo rituma unesha ubusambanyi, ukanesha kwiba, ukanesha kubeshya, ukanesha uburyarya runaka. Tujye kurepeta muri repetisiyo, bagize ngo sindwaye kandi uri muzima. Nyine utwo tuntu waza perezida ati runaka muri korari witwara gutya na gutya ntabwo ari sawa, ukamurakarira. Ndashaka ibanga riri aho ngaho ryatumye mu busore bwawe uburinda kugeza aho ushingiwe. Abenshi batashye ubukwe bwawe, batarabutashye ndabakumbuje muzaburebe cyangwa muze kumusura, ariko bwari ubukwe bwiza cyane original. Ibanga ririmo aho ngaho, ukanesha icyo cyaha. Kunesha cyaha biragorana my friend. Ndashaka ibanga ririmo aho ngaho. Ni bigenda gute? Wabigenje gute nyine? Ni gute? Twinjiriremo utubwire ukuntu wabashije kunesha icyaha, kuko n'igisa nacyo bigakunda. Ongera utubwire ukuntu byagendaga. Ubundi Bibiliya iravuga ngo niba warasogongeye, muri Petero niko yanditse, avuga ngo ukamenya Yesu ko agira neza. Niba warasogongeye, cyera twajyaga dusogongera. No ndabyibutse gusogongera. Aho benzi ikigage cyo narakizwa, najyanaga na mama aho benzi ikigage. Naho umugore yitwaga Korodina yengaga ikigage. Twatuvuye nko guhinga cyangwa mvuye nko ku ishuri, nguceho kwa Korodina ngufata agafunguzo, nkagenda bakansogongeza. Gusogongera gusomaho gakeya ngo wumve uko bimeze, uze kubona kugura. Gusogongera kazi. Urujye wumvaga rero bitaryoshye ukajya ahandi. Naho ugasogongera. Hari umugabo yitwaga Simbizi. Simbizi yari umusaza ruti ku gasozi kwacu. Simbizi niko yitwaga, izina rye Simbizi. None Simbizi yaheraga ku rugo rwa mbere agasogongera, akajya n'ahandi bitaga kwa Baribana agasogongera. Akasogongera kwa nafanga yabaga afite yo kugura, agahitura nk'umudugudu wose asogongera. Ngapo
yakumva hajemo Musa akajya mu rugo yasogongeye gusogongera kabisa mise mbyumva gusogongera noneho Petero yaraza aravuga ngo niba warasogongeye wamara kunyunyuza ukumva Yesu agira neza ngaho rero mwegere ab'inshuti yawe niba warasogongeye njye rero namaze gusogongera usanga ni sawa numva ahantu hose nagiye nsogongera nta muntu uryoshye nka Kristo nunujeho numva icyanga afite naho gihuriyeho n'inzoga nanywaga noneho Petero yaranditse aravuga ngo noneho niba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza ngwino umwegere gusogongera mu kinyarwanda ni ikinyarwanda buri wese yumva pe uretse ubu ngubu wenda ibyo twakoreraga mu ngo biri kugenda bicika ubushera ikigage urwagwa ariko ubundi gusogongera abanyarwanda ni ikinyarwanda babasha kumva abanyarwanda barabizi cyane babasha kumva iyo yasogongeraga kumva nta cyanga ntabwo yaguraga ntiyazanaga n'abakiriya yagendaga acecetse yagera hirya akabivuga akabisabye ntabwo biryoshye nta kigenda ugasanga ntabwo abakiriya noneho Petero arandega aravuga ngo niba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza wikwiyumanganya waza Petero yarasogongeye nawe yarasogongeye aramenye ikintu rero cyanshoboze kugumamo kuguma kuri Kristo urabona nk'umuntu wabanje guca mu byaha hari ibintu byinshi aba yaragiye abona noneho wabigereranya na Kristo ukavuga ati bundi imbere yose noneho hari umuhanzi warambye ngo iyo mbimenya cya gihe nataye nari gufata Yesu nkareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata hari akagabo najyaga ndeba kera abanyarwanda bazatubwiye muri komenti nakabakame n'umusaza uciraga abana umugani akabakame karagenda akajya ahantu mu ishyamba agasanga yo ngo utuntu turyoshye katari ku bundi ubu nabagahe rwose kati mbimenye ntinze kabisa nabagahe biraryoshye none naratinze bingana gutya abantu rero batarasogongera kuri Kristo ntabwo bamenya ko aryoshye utarasogongera kuri Kristo ngo ureke ibyo ngibyo wibwiraga ko biryoshye ureke ibyo ngibyo wibwira ko wanyweyeho ureke ibyo bya mambo jini mbese reke gusogongera ku bintu uzi usogongere kuri Kristo usogongere ku magambo y'Imana ntabwo umenya ko Kristo aryoshye noneho rero hari ibintu abantu benshi bitiranye ubundi iyo umaze kuryoherwa na Kristo nta kindi kintu kiryoha nkawe cyane rwose noneho abagatulika bo baramuririmbira bavuga ngo umva ngo araryoha umubiri we ngo ni ikimaranyota rwose amaraso y'abavuga ngo amaraso ni ikimaranyota noneho aravuga ngo umubiri we ni igihaza bose iyo umaze gusogongera kuri Kristo ukamenya ukuntu agira neza nibyo bituma utongera gukumbura bya bindi byo hanze byo kongera gusogongera inyuma iriya abanyegiputa bo Abisiraheli bari muri Egiputa ngo bajyaga babatekera amadegede na tungurusumu noneho Mose bakuyeyo bageze mu butayu inzara ibariye bibagirwa ko Imana yabambukije iki inyanja itukura ubutayu bubakaranze niyo mpamvu tudakwiriye gukangwa n'iki n'ubutayu sinzi ubutayu muri iyi minsi urimo udukurikiye sinzi ubutayu arimo ariko basishingira ku by'Imana yakoze utekereze bya nyanja itukura uhita ureba ubwo butayu urimo uhita ugereranya uvuga ati se ari iyi nzara iyi nzara na ya ndwara ari urukubura urubyaro na ya ndwara yansimbukije na ya nyanja itukura yansimbukije igikomeye ni iki ubu koko ndashonje kandi ejo bundi yarankirije umwana ubu koko ngiye kuyivaho ngo nuko nsitaye kandi ejo bundi yarampaye icyo kurya Abisirayeli ngo ubutayu bubakaranze izuba ribishe babwira Mose ati bijurutira Mose ati bundi wadukuraga muri Egiputa dushaka iki ko twiriraga amadegede tukirira tungurusumu none Mana yanjye abantu ziko abantu bari bakijijwe barimo barakumbura amadegede shayo mu byaha bari gukumbura tungurusumu kubera iki ubu butayu bwo gufunga insengero bakumbuye za mambo ngo none se ko insengero zifunze ubu butayu bwo gufunga insengero nibwo butumye bagira ute bibagirwa ahantu Imana yagize gute yabakuye bibagirwa inyanja itukura
ibuka cya gihe ubatizwa sha, ibuka impundu zavuze, ibuka cya gihe uri muri korali ariko wagerageje ugatekereza cya gihe ufite ikintu kikubangamiye cy'indwara bakagusengera cyangwa ugasenga, wamara kumera neza ukavuga uti riko reka nakire Yesu umwami n'umukiza, ukabatizwa ongera ubyibuka ugaruka imbere y'Imana. Ndashaka ko tuganira mu ijambo ry'Imana mu kanya, ndashaka ko tuganira kugira Imana inshuti, kuko numara kwigisha kuko uzayikenera. Ndashaka ko twika mu magambo aka kanya utangira ugira Imana inshuti yawe kuko uzayikenera kuruta uko waba uyizi, ahubwo mumenyane wowe nawe mu b'inshuti. Iyo turi inshuti igihe Daniel ntacyo warya ngo ncure rwose, kuko turi inshuti turi inshuti nta bibazo nagira ngo mbure kubigusangiza. Mbese abantu nabe ikintu bagize inshuti muri iyi minsi, ndifuza ko iki kiganiro cyasoza basi nawe ufashe icyemezo cyo gufata Imana ukayigira inshuti yawe, Imana ikaba inshuti yawe, kuko tuzayikenera, byanze bikunze uko wabigira kose. Dukurikije ahantu isi iri kugana, Imana tuzayikenera, Imana tuzayikenera, uzayikenera. Niyo mpamvu nifuza ko aka kanya ugatangira ukayishakaho ubushuti. Kandi nawe yaravuze ngo ni musange, muze mwese abagize gute, abarushye n'abaremerewe, n'abagize gute, n'abaremerewe, muze mwese musange ndabaruhura. Ndakubwiza ukuri, niyo waba ufite amafaranga, waba ufite imodoka mu muhanda za rukururana, ntabwo wahagarara hariya ku mugaragaro ngo ubwire abantu ngo indushyi ni muze, ngo wenda indushyi zo mu murenge umwe niyo byari mu mudugudu pe, neza bari indushyi ebyiri gusa, ugati noneho indushyi zo mu murenge uyu murenge wenda wa Mukarange ni ziza zinsanga ndaziruhu, ukiyemeje ako kana ntabyo washobora. Ariko Kristo we yahagaze hejuru aravuga ati yemwe abarushye. None ntabwo yavuze mu bwiru, yo yagiye ahirengeye aho bose bari bwumva, ahubwo ngo yemwe kano ka yemwe kavuga gukangura imbaga, yemwe mwese, yemwe muze mwese mu nsange, avuga ngo yemwe abarushye namwe baremerewe. Abanyarwanda bararushye, Abanyarwanda bararushye, utaruhijwe n'urubyaro aruhijwe n'urushako, utaruhijwe n'urushako aruhijwe no gushaka amafaranga, utaruhijwe no gushaka amafaranga aruhijwe no kwiga. Abanyarwanda ntibakiryama, Abanyarwanda bararushye. Arukeneye agaperime mana yanjye, aho perime zazengereje, wikode ryazonze wigeze wadanje. Abanyarwanda barushye. Niyo mpamvu nifuza Yesu ahagarara ari ahitegeye aravuga ngo yemwe abarushye, uremerejwe n'ikode, uremerejwe n'ibibazo, uremerejwe n'ibyaha, wabuze urubyaro, nimuze mbaruhure. Nahoze nkubaza ngo ubigenza gute, ariko maze gusobanukirwa neza. Wigeze kutubwira ngo iyo ufite Mwuka Wera ngo kugumya twaza tukagarukaho kantu, guhora uzi imbere yayo, uguha imbere y'Imana, niho kura Mwuka Wera. Kudacika intege ugahora uzi imbere y'Imana, kura Mwuka Wera. Mwuka Wera akagufasha kwambuka ya nyanja, ikagufasha kwihangana muri cya kigeragezo. Mwuka Wera akagufasha, Yesu ataragenda araye ari bugende, yaravuze ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine, mbasigiye umufasha w'Umwuka Wera. Ni Yesu ntari nka cya gihe yabaga aragatubura imigati, ariko Mwuka Wera arahari, Roho w'Imana arahari kugira ngo agufashe kurenga icyo kigeragezo urimo. Nta kizabuza ibisitaza kuza. Ariko mwene data nshuti mukundwa ukurikiye iki kiganiro, Mwuka Wera arahari kugira ngo yongere akunge n'Imana. Ngwino icyo usabwa gusa, ca bugufi wemerere Yesu, wemerere Mwuka Wera akugenge, akuyobore, azakurenza ya minsi mibi. Yego, ikode rirarangira, uburwayi burarangira. Kuri urubyaro nta myaka iba, Imana nitanga urubyaro gusa yonyine. Ibyo wakora byose niba ufite amamiliyari, Imana nitanga urubyaro gusa. yego, Ca bugufi uyemerere, uyibwira uti wambeshejeho sindapfa, igitumye ndiho nuko ubizi, nkeneye n'umwana, witurize. Sara yaramubonye, yarashaje, umurwayi yararwaye afite imyaka 38 ku kidendezi. Ibaza iyo myaka yose. Mwene data niwe warwaye imyaka 10, haracyari ibyiringiro. Rero namaze kwiga isomo rivuga ngo guhora ngaruka kuvoma kwiriba
rimara inyota guhora ngaruka mwuka wera akansanga. Nejejwe no kuba tuganiye ku iki kintu, ariko mbere yuko tujya mu ijambo ry'Imana hari akantu kamwe nshaka umbwiraho. Mwiheruka witwa Byiringiro uririmba muri korali Ndunduro, uri umuhungu ubyinira Imana cyane cyane cyane, ntago ari ukuyanganaga my friend. Iyo ufite mwuka wera urabyibuha. Yari umusore twenda kungana ariko nanone ndushagamo ibigango, ariko we n'umuntu witwa Mariko nawe ndamubakumbuje, babyiniraga Imana sana. Uyu munsi wa none witwa Aposo rya Jirite. Aposo rya Jirite. Tujye ku ijambo ry'Imana ariko banza umbwire Aposo kumpera kuri Byiringiro byagenze gute? Urakoze cyane. Barakwimitse sinabimenye. Ntabwo baranyimika mu rwego rw'itorero, ariko burya icyo uhoramo nicyo usa nacyo. Ni ukuvuga buriya gufata umukanishi, ntabwo kumwita umukanishi, ntabwo wasanga umuntu wambaye karuvati n'ikote ngo mwite umukanishi, ahubwo haza wa muntu wisize ibivuta. Uwo niwe makanika. Uriya muntu wisize ibivuta, iyo umubonye ufite imodoka yapfuye avuga ati niwe uri bumfashe. Uzi ko buriya makanika niyo yaba yambaye ikositimu yiviriye gusenga, ugasanga ngewe wenda mvuye nanyereye ngo muri vidange nikaragamo, zareba wowe ushobora guca imodoka yakunanira uti makanika ngwino, kumbe ngewe wenda mvuye gusenga, ariko makanika wiyambariye ikositimu niwe utazi n'ibyari byo yiyanduje yisize ibivuta, uwo niwe makanika. Uwo niwe makanika. Bisobanuye ngo icyo uhoramo nicyo usa nacyo. Nicyo usa nacyo. Aha, okay. Yego. Imana igumugisha. Icyo uhoramo, niba ucuruza urugero amakara, ntabwo nzajya kuyashakira muri alimentation, ahubwo nzaza nshaka umuntu usa nayo wisize ibikara nyine. Ubwo uyu muntu byabyo byose acuruza iki? Amakara. Rero nanjye kunyita Aposo byaturutse mu kuntu nkunda ubutumwa bwiza, nkunda kwamamaza ubutumwa bwiza, nkunda kuganiriza abantu ijambo ry'Imana. Ariyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ikiganiro tukarushaho kukigira kigufi kugira ngo ubutaha bazajye bagira gute badukurikira. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka, ibice byaho 11. Luka 11 ni 10 umurongo wa 27. Reba ku 10 umurongo wa 27 udusomere. Aramusubiza ati reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Umurongo wa 27 uravuga ngo aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana iduhane umugisha. Reka turisubiremo ijambo ry'Imana. Ni Luka igice cya 10 umurongo wa 27. Umutwe w'amagambo uravuze ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. 27 aravuze ngo aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana iduhane umugisha. Yego. Imana iduhane umugisha. Nyitangira ikiganiro navuze ngo ndashaka ko tuganira ku ntego uvuga ngo shakisha uburyo wagira Imana inshuti yawe kuko uzayikenera ejo. Ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 10 umurongo wa 27 bavuga ngo kundisha Uwiteka. Tutaragira ngo harimo ishinga kugira gute? Gukunda. Harimo ishinga gukunda. Twese abanyarwanda ijambo gukunda turyumva vuba, kuko iki kintu nta muntu utakigira. Wenda niba utanakunda mugenzi wawe
ariko wigeze wenda ugira umukunzi uramukunda, cyangwa se wenda ku badamu ukunda umugabo wawe, cyangwa se wenda ku babyeyi ukunda umwana wawe. Ijambo gukunda twese tugira gute turaryumva. Ageze hepfo aramubwira ngo umukundishe iki? Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Wigeze wakunda umuntu n'umutima wawe wose ngo umve uko biba bimeze? Naramukunze. Iyo wakunze umuntu bisanzwe n'umutima wawe wose, wapfa ukwezi utaramuvugisha? Reka niyo hashize isaha imwe bumva watinze rwose, niyibeshya yange kukwitabaza, muzabwire muri comment. Urakoze. Nkaho nkonegitanye nk'iri uramukeneye mukanya mwavuganye, ukumva ni mushyashya muri wowe, kubera ko ukunda n'umutima wawe wose. Sibyo? Iyo ukunda umuntu n'umutima wawe, umuntu twahereye umuntu n'umutima wawe wose, yakwandikira message ukabika muri telefone yawe uhuze, ukora utari. Niyo waba uri mu nama bababwiye ngo telefone ku ruhande urihengeka my friend, ukabanza ugasoma message akwandikiye. None wisoma kangahe ku munsi? Yebwira nayisomye. Uba watsinzwe aho ijambo ry'Imana kuko niba Bibiliya ivuga ngo niba ukunda Uwiteka n'umutima wawe wose, kandi tuzi neza ko iyo umuntu umukunda butakwira udasomye message yakwandikiye. None Yesu yatwandikiye message ayiduha muri Bibiliya, arakubwira ati Daniel, si turi inshuti? Dore urwandiko nkwandikiye imitomo nyishyize mwaha. Imitomo yose ayipakira mwaha ngaha. Aha hantu harimo imitomo Yesu yakwandikiye. Harimo imitomo Yesu yakwandikiye kuko yari inshuti yawe, ariko kuko tutamukunda iyi mitomo yatwandikiye ntidushaka kuyisoma. Kubera iki? Ntabwo dukundisha Uwiteka umutima wacu wose. Mu yandi magambo turamubeshye. Bibiliya tuvuga ngo kundisha Uwiteka umutima wawe wose. Yongeraho ni iki? Komeza. Nyuma y'umutima yongeyeho iki kindi? Nyuma y'umutima yaratwandikiye muri iyi message yaduhaye, aravuga ngo n'ubugingo bwawe bwose. Ubasubiremo ngo n'ubugingo bwawe bwose. N'ubugingo bwawe bwose. Iki somo arandi nakandi muzi. Ubugingo bwawe bwose aravuga ngo n'imbaraga zawe zose. N'imbaraga zindi dukotana dushakisha umubiri, dushakisha ibitunga umubiri ngo uzimukundishe. Harya ubu dukunda Uwiteka koko? N'imbaraga zacu zose turabivuga, uzi ko tumubeshya kubishyira mu bikorwa. Ntabwo ibaze nawe ko yatubwiye ngo dukunda n'umutima wacu wose. Umutima tumaze kubona ko tutawumuhaye kuko yatwandikiye urwandiko ntiturusoma. Ku munsi bwira usenze nka kangahe? Ku munsi nsenga, ku munsi nsenga ni rimwe. Usenga rimwe? Rimwe, cyangwa se iyo mbyibutse. Ntabwo nabeshya imbere y'abakristo bene data, ari benshi tumeze kimwe. Imana ndayikunda, ariko mu gitondo mbyutse ndasenga. Saa sita ryebwira ntageze mu rugo bitewe n'imirimo ndimo ndacamo, mwongera gusenga ntashye ngiye kurya cyangwa se ngiye kuryama. Kandi gusenga twize ko ari ukugira ute? Kuganira n'Imana, ukuganira n'umukunzi wawe. None uganira n'umukunzi wawe rimwe ku munsi, urumva umukunda? Mbese twikundira ibijyanye n'isi kurenza uko dukunda Imana. Ibya Kayizari. Mbese ntabwo duha agaciro uyu mukunzi wacu, ntabwo dukunda Imana n'umutima wacu wose. None we yaratubwiye ati none mukundisha Uwiteka umutima wanyu wose n'ubugingo bwanyu bwose. Uzi ko tudakundisha Uwiteka ubugingo bwacu? Ukundisha Uwiteka ubugingo bwawe, uzi ko umuntu atakubwira. Dufate nk'urugero, hari nk'abantu babona akazi nk'abakobwa cyangwa ababyeyi, akagenda agahura n'umubosi akamubwira ati rero kugira ngo nguhe akazi muri iyi kampani yanjye, kugira ngo nguhe akazi muri iki kigo nyoboye, nuko tubanza tukagira gute? Tukaryama. Uzaze kunsura muri weekend ngo tugire ibyo tubanza kunoza. Uzaze kunsura muri weekend tugire ibyo tubanza kunoza. Ariko ubugingo tayari ubusimbuje iki?
akazi ibya Kayizari my friend. ufashe ubugingo bwawe wari kuzajyana mu bwami bw'Imana ubusimbuje iki akazi. Hano niho yageze aratubwira adutega umutego atubwira no numara kumukundisha umutima wawe wose ntusige n'ubugingo bwawe bwose. Noneho hasi haravuga ngo ukurikije ngwino nsure muri weekend cyangwa kugira ngo bigende gutya n'iki aravuga ngo n'ubugingo bwawe bwose ariko ntabwo yasize n'imbaraga zawe zose. Noneho n'ubwenge bwose mbese ibintu byawe ufite aka kanya uhagaze. Nta nubwo yadusabye ibintu birenze, ntabwo yadusabye wenda gufata amazu yawe ngo ibe ariyo umukundisha wenda umuhemo 3, ntabwo ariyo yagusabye. Ntabwo yagusabye imodoka zawe wenda ngo umuheme 2, arazifitiye. Kristo ni umukire. Yarakubwiye noneho fata ibi bifatika, fata umutima wawe wose bitaguhenze, umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose urabufite, n'imbaraga zawe zose urazifite, n'ubwenge bwawe bwose. Ubwo bwenge ukoresha unyanganya abantu wabukundishije Uwiteka. Ni ibintu byoroshye ariko okay. Rero birasaba ko tutangira tugashaka Imana hakiri kare, mbese tuyigira inshuti, kuko tugiye kugira gute kuyikenera ejo. Uzarwara uzasenga Imana uyinginge wanyijije. Niba utarayigize inshuti uzabibwira nde? Bazakwiba uyinginge Imana nti wanabaye ukama ibindi bikoresho k'ibyo narifite abajura babyibye. Ariko kubera iki abakristo bene data n'abandi bantu cyane cyane nka twenda twamenye Imana, twamenye gusenga, hari ukuntu wirara abadukurikiye nimbeshya mu nteribuye ukirara ukaburaho uri muri business zawe, ikibazo cyagutera ukabona kujya guhuruza Imana, ukemera ukajya ubutayu wenyine, ukemera ugasenga ukabwiriza wenyine utarabikoze kare, ukamera nkaho ari amatakirangoye. Birakwiriye ko dufata akanya. Ibyo rero nibyo bita amatakirangoye, aho kugira ngo ujye gusenga ari uko ibibazo byaguteye waretse tukabitangira uko ntacyo bitwaye. Wowe kugira ngo uririmbe indirimbo zo mu bitabo ari uko wapfushije, waziririmbye uri muzima wishimye, ko indirimbo zituma byishimo bizamuka zihari. Ndifuza ko watangira aka kana kugira Imana inshuti. Umva umuntu wagize Imana inshuti, tugenda hano nakubwira byakozwe n'umwe ibice 10 umurongo waho wa 9, somero wa 9 wice 10 umurongo wa 9. Umutwe wa mbere umutwe w'amagambo uravuze ngo ibyo Petero yeretswe. Umurongo wa 9 uravuze ngo bukeye bwaho akiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Ni umurongo umwe. Reba noneho ibice 10 ibice 10 mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 9. Umutwe w'amagambo aratubwiye ngo ibyo Petero yeretswe. Umurongo uravuze ngo bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Noneho simbuka urebe 31 twumve. 31 harambwiye ngo 31 harambwiye ngo arababwira ati Koruneliyo gusenga kwawe kwarumviswe. Koruneliyo gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwe bwibutswe imbere y'Imana. N'ubuntu bwawe bwumviswe imbere y'Imana. Ni bwibutswe ntabwo ari bwumviswe, sorry. Reka masubiremo. Umurongo wa 31 uravuze ngo arambwira ati Koruneliyo gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe. Reka ngufashe. Arambwira ati Koruneliyo gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Buriya umuntu yibuka ikintu kigeze kubaho. Uzi ko igihe usenga Imana kubera ko mwagiranye ibihe byiza, ikibuka ubuntu wagiraga.
ikibuka ubutayu wajyagamo kubera ko wabikoze batarabufungura ndetse ubu babufunze, ukibuka ukuntu wirizaga ubusa usenga kubera ko byabaye, kubera ko ibyo bintu byigeze kubaho, kubera ko wabikoze mbere. Ikibuka ukuntu witangiraga abantu, ikibuka ukuntu wafashaga imfubyi, ikibuka ukuntu wafashaga abapfakazi, ikibuka ukuntu utariye wenyine. Noneho nawe ikibazo cyawe ikihutira kugira gute kucyumva, kubera ko wagumye ki imbere y'Imana, kubera ko wabanye nayo cyagiye. Mbese ibimeze nk'umuntu wa savings. Ubundi kubaha Kristo ni nko kubikwa, ni nko gusavinga. Biravuze bisobanuye ngo ariko ndimo ndafashwe, bisobanuye ngo aho kujya gusenga kubera ko watewe n'ikibazo, ahubwo ukwiye gusenga nonaha wa mugani butarakwiriraho, ejo bundi wajyayo kwisenga, gusenga kukongera ikibuka ikabyibuka ko wabanye nayo wanayisenze cyagiye ikibazo kitaraza. Iyi ishingira ku mubano mwagiranye, umubano mwagiranye ukiri muzima, umubano mwagiranye uri umukobwa, izagutabarira kuki kubise, izagutabara wagiye kubi. Umubano mwagiranye uri umusore, uzahitabaza igihe inkwano izaba yanze, izagutabara. Amen. Umubano mwagiranye uba mu ikode, izagutabara guha inzu yawe. Ariko se nutagira Imana inshuti, kandi ukaba nta na nyogosenge wenda ufite n'imodoka hanze ngo uzamwitabaze, niyo yaba ariko ntayazaguha nawe wariye nawe ufite ibibazo bye, wakwihanganye tugatangirana ubu ukagira Imana inshuti yawe, ukayigira inshuti, ukayishyira mu nshuti yawe. Ko muri Luka hatubwiye ngo mukundishe Uwiteka Imana yanyu umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose n'imbaraga zanyu zose. Rero tutagiye muri byinshi wenda ngo nibyo twatangiraho tubyibagirwe, ndumva twahagurukana intego y'Imana kugira Imana yawe inshuti. Ejo tuzakomerezaho, ariko basi nikabasha kugira mu mutima akangaka bariko dufata mu mutwe tuvuge tuti kugira Imana inshuti, kugira Imana inshuti yawe, tuyigira inshuti kabisa. Mu rwandiko rwa Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 11, aho ngaho nushaka uzasoma icyo gice cyose urebe ukuntu umuntu agira Imana iki inshuti. Noneho urebe ukuntu dusomye mu byakozwe n'umwaka, Koruneliyo yayigize inshuti ageze mu makuba, ajya gusenga, yumva ijwi rimubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Noneho uranibutswe kubera ko twabanye, uributswe rwose. Yego, iryo niryo jambo dukwiriye kumva twagiye kwisenga. Imana iduhana umugisha. Rero mugende mufate Imana muyigire inshuti yanyu, utangire witoze gusoma urwandiko yakwandikiye. Nutarisoma ntuzamenye ubushuti muzagira, ntuzamenye imitomo yagushyiriyemo, ntuzamenye iki, kubera ki utasomye urwandiko yaguhaye. Nudafata icyemezo cyo kujya munsi usenga kenshi ku munsi, ntabwo muzagirana ubushuti, kuko umuntu agirana ubushuti n'umuntu baganiriye. Imana nayo mu kuganira kwacu nayo tuganirira mu gusenga. Birakwiriye ko dusenga Imana buri kanya na buri munsi. Noneho ukaririmba indirimbo zo mu gitabo, bizagufasha gukura unesha ibyaha, uko urindira igihe Uwiteka azadutabarira. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge rero, aya magambo twize aherekezwe n'Umwuka Wera kandi azabakomeza. Mana mubyeyi wacu, uri umubyeyi wacu bwite. Nibyo koko insengero zirafunze, ariko ijuru rirafunguye kandi nta muntu urihejwemo. Turakwinginze kugira ngo imbere ya ntebe tuzahagararana iminyago, tuzaba twanyagiye ku mbuga nkoranyambaga, aho izindi bari kuzikoresha bishyiraho ibyo bashaka. Basi twebwe tuzikoreshe dushyiraho ubutumwa bwawe bwiza, buzagire mu mitima y'abantu bubahindure, bongere bagaruke kuri Kristo basogongere. Nibamara kumva yuko agira neza, baze bamwegere batwiyungeho, natwe dusengana. Mubyeyi wacu mwiza, humugisha abantu bazagerageza kubikurikira, bazakurikira iki kiganiro cyacu, uhumugisha bazacyumva bakacyumvira, ndetse ubaho Umwuka Wera uzabaherekeza, kugira ngo ibyo tubabwiye niba ari twebwe tubiherekeza, ahubwo Umwuka Wera aba ari ubiherekeza.
kandi bizakora umurimo ukomeye muri sosiyete izabasha kubibona. Mubyeyi wacu mwiza, tanga umugisha kuri kameramani wacu, tanga umugisha kuri Daniel wagize ibi bitekerezo, namwe umugisha kandi uturinde, ukomeza kutwimana, ntiwemerere na gato satani katugenza uko ashaka, ahubwo tubundikire nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo. Urakoze kuko udukunda, natwe turagukunda, tubiseze tukwizeye mu izina rya Yesu, amen. Apostle, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mwifurije kugumana n'Imana kuva A up to Z. Inshuti bakunze mudahwema kudukurikira, tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukatwumva mukanadukurikira. Tubashimiye ko mudahwema kutwereka urukundo kuva muri episode yabanje kugeza uyu munsi. Turabakunda, tubifurije impagarike n'ubugingo. Ikiganiro cyacu nakagaruka, mugikunde kandi mugisharinge, kandi mbifurije kugira kuvoma ku iriba ry'ibyiza, mugatunga Kristo mu buzima bwanyu, mugahora mujya mu kuvoma, gusenga, mugahora muri hafi y'Imana kugira ngo umwuka yarabane namwe. Muyigire inshuti, muhore mujya gusenga, muvoma, muyegera kugira ngo umwuka yarakomeze kubana namwe abarenze ya minsi mibi. Turabakunda cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, ni byiza kandi turabakunda twese. Basezereho. Bye bye, murakoze, turabakunda. Natwe turabakunda. Ciao ciao.